reka mbabwire impamvu ngiye gukizwa, reka mbabwire impamvu ngiye gukizwa. Uwo Yesu ni umunyembaraga, uwo Yesu yadupfiriye ku musaraba, yaziraga ibyaha byanjye njyewe nawe. Reka mbabwire impamvu ngiye gukizwa, reka mbabwire impamvu ngiye gukizwa. Uwo Yesu yagiye ikuzimu arakubitayo, akubise amasengesho arazamuka, yazamukanye urufunguzo rw'abirabuze, ntiyigeze asigaye n'umwera n'umwe. Niyo mpamvu ngiye nshaka gukizwa, niyo mpamvu nanjye nshaka gukizwa. Uwo Yesu ni umunyembaraga, uwo Yesu atwicira amagini, zakarande zo mu miryango ntazirebaho, azikubita nk'ukubita ubusa, bagasigara babyabashobeye bose. Uwo Yesu tuvuga yaje mu isi, yambaye umubiri wacu nk'abantu, ariko yavutse mu buryo bw'igitangaza, ariko yavutse mu buryo bw'igitangaza. Kambabwire impamvu ngiye nshaka gukizwa, uwo Yesu yandimo mbanuba nkomeye, arimba mfite amahoro yo mu mutima, wo gushaka kunyobya urinde, imbaraga ukorera zo n'izahe, izo nazindi zo muri Antikristo we. Niba utemera Yesu ya Antikristo, niyo mpamvu ngiye nshaka gukizwa. Niyo wambwira ubuhanuzi ndicanga baza Yesu, yarangiza akambwira ati nibyo, ibyo ufite byose bitarimo Yesu ntacyo bimaze, ibyo ufite byose bitarimo Yesu ntacyo bimaze. Nimuze dushaka Yesu kuruta ibindi, muri Yesu harimo byose kandi, iyo ndakurabuye kandi nawe ngwino.